Nukwanika boxer mwana hariya ahari kukureba kandi uzi ko mu kanya uri buze kumufata bana ibyo bintu biba bigoranye ya kabiri mbona ushobora kugorana hari ukuntu umukobwa yafite amafaranga babumva nyine yiyemeye kandi koko nyine umukobwa ufite amafaranga 80% aba yiyemera ababona ntabwo yazigera abwira umukobwa ngo ngwino ngusohokane kandi abona ko umukobwa afite amafaranga ugasanga nyine. Hello guys, reka nongere mbasuze ni MC The Soft Dancer aka The Hottest City Papa Official Selector Badman once again, but if you understanding what I'm saying. Hi guys, ni kanongere mbasuze ni wa muhungu wanyu guturuka hano irwamagana bamwita The Soft. Siga umwanya wandike onaga, iryo ni ryo zina ryanjye nkoresha kuri YouTube channel yanjye. Guys, ngiye nkasi imihanda n'iki ariko ni kubitane n'umugentro nkubitana n'umuredi hano abatipe bameze neza cyane bari mu kazi kose. Hello bro, ngo bimeze bite se? one coolest Meze neza se? of course meze neza. The Soft OG aravugana na Andre sasa. Nganzo ya Lone Bamwita Nganzo ya Lone. of course Yumva kantu k'inganzo uri umuhanzi cyangwa niki? of course nkuko wabizi rwose ngende umuhanzi na barabizi. Uraza kutubwira wagwane mu kanya ngo bimeze bite by'ubuhanzi bwawe ngo hano kuri no mihanda biba byifashe gute. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ngira ngo mwese muri kureba ino video mwahita mubibona mukanambwira muri comment ati iki cyana niki wagwane mapipo ngo bimeze bite sister Makurusi. Ni meza. Meze neza se? Yeah. Nagiza weguke fresh wicaye mu ntebe neza ubundi twanze duhite tubatamo fresh twumva ibyarebyo. Ngo ni neza se? Ni neza. Amazina witwa? Jeje Nana. Bakwita Jeje Nana. Yeah. Aya mazina kari checks. Check. Mu buzima busanzwe ufite impano se cyangwa? Ndayifite. Hanyuma bwira abantu bari kuri ino video ahantu turi ni he? Turi Rwamagana Buswahilini. Rwamagana Buswahilini. Ibyo birahagije se? Turi Rwamagana Buswahilini se tu nibyo ngibyo gusa? Nibyo birahagije. Nibyo gusa. Nganzo ya Lone hanga usanze ni hese bro? Ahanga turi bahita mu marange kwa Sadi Marange Buswahilini. Hano rwose ducanga irange n'abatabizi babimenye inganzo hose igerayo. Guturuka he kugera he ko niba mucanga irange? Ewana kuva hose kugera hose kweri. Tuvuge ko kwa Sadi Marange nibo abantu bonyine bafite irange rya danje rishobora kwatsa inzu rikatsa mu nzu yawe ndetse no kubindi bikoresho bitandukanye. Yego se no kuvuga ngo icyo usabwa wowe no kugera hano kwa Sadi Marange yaba ku mamodoka yaba ku mamoto yaba buri kimwe cyose wana hano turacanga ni muri cangirange bro. Ugerageje tubwire byibuze nk'umubare w'amarange mushobora gucanga atandukanye. Ndakeka nkasa mu minota itarenze 3 twaba tuyacanze utarava aho ngaho. Nkasa abatumva sa ni amarange ubwo n'amoko 100 wicaye aho ngaho twaba tuyagucangiye kuzamura mu isaha ubwo urumva wowe umuntu ufite calculatrice mu mutwe agakora imibare neza urumva mu isaha icyo twaba dukoze. Hi guys, umutipe aratubwiye atanga turi ni kwa Sadi Marange bashobora kugucangira amarange byibuze ubwoko burenga 100 mu gihe kingana n'iminota 3. Hello baby ya Makurusi. Ni meza. Ni neza se? Yeah. Ufite isoni wallahi. Je nasoni. N'ubwa mbere tubonanye se? N'ubwa mbere. Hello guys, ngiye nisuriye abahungu hano rero bari mu kazi bisanzwe nta nibirenze nta n'ibya danje hano turi ni Buswazi Sile, okay? So rero nukuvuga ngo ngenda basuye ariko mba nshaka kujya mu buri muntu ngende mubaza ikibazo kimwe ubundi nk'umuhungu mitse niviramo nikomereze na agashoti interview cyangwa se agashoti challenge tuba tugiye gukora wagwana ubundi ngiye nkahita mvamo nk'umuhungu nkanikomereza. Hello brother, ngo ni neza ariko? Bwana ni show. Already gusubiza ikibazo cyanjye? Yeah, ndi tayari. Hanyuma bro ngewe undabizi uri umukapo niki uko byagenda kose nta mugoro urashaka, okay? Yeah. Ushobora kumbwira imbogamizi zo kuba watereta umukobwa mubana mu gipangu? Imbogamizi? Imbogamizi zo ngiye nyine naba mbona ni nyinshi cyane. Tubwiremo nk'ebyiri imbogamizi zo gutereta umukobwa mubana mu gipangu nizi. No kuvuga imbogamizi ya mbere nukwanika boxer mwana hariya ahari kukureba kandi uzi ko mu kanya uri buze kumufata bana ibyo bintu biba bigoranye ya kabiri mbona ushobora kugorana hari ukuntu nyine uburyamye wenda usinziriye ukaza kwikangura nyine wahumetse kandi yaje nko kukureba wenda cyase wenda aje nko gukomanga kumva. Iyo ni ya kabiri dukeneye ni ya gatatu dutemo wagwane ngo bimeze bite?
iya gatatu yo ndumva ari danje. Gusa ariko nyine imbogamizi ya gatatu yo ndizera nta mutipe utayigira. Ariyo bita bro, iya gatatu ntago nayivugira hano. Ntabwo yivugira hano. Okay, mukanda kugarukaho mu kanya duhereza kapera nk'umuhanzi Nganzo Yaron. Umukobwa ni neza se? Yeah. Agira ino mwibariza ikibazo n'iki n'iki. Umeze neza? Meze neza. Ushobora kumbwira impamvu abahungu batinya gutereta umukobwa ufite amafaranga? Abahungu banga gasuzuguro. Kubera iki banga gasuzuguro? Tubwira impamvu nyine, gerageza ure muri kamera banze dusobanura ibyo ari byo ngo ni ibiki. Impamvu abahungu batinya gutereta umukobwa warusha amafaranga ni iyi. Ndavuga ngo umukobwa iyo afite amafaranga babumva nyine yiyemeye, kandi koko nyine umukobwa ufite amafaranga 80% aba yiyemera. Ababona ntabwo yazigera abwira umukobwa ngo ngwino ngusohokane, kandi abona ko umukobwa afite amafaranga ugasanga nyine arimo aritinya kumva nyine, kandi n'umukobwa ntabwo yakemera ko amusohokane. Niyo mpamvu. Hello guys, nababwira ngo tugitangira iyi banga yacu uyu mutipe yatubwiye ko ari umuhanda. Ese bro, byashoboka yuko watubwira umubare w'indirimbo maze gukora se? No kuvuga ngo umubare w'indirimbo ngiye maze gukubita ni indirimbo zigeze muri 13 ziri muri stu, izo maze gushyira hanze n'indirimbo ebyiri nkaba ngiye kubatamo n'indi ya gatatu. Zikozwe mu buryo bw'amaudio cyangwa na video ziri hanze? Ewana, audio nizo zikozwe 13, izo ngizo mbabwiye, ebyiri nizo zikorewe video, n'iya gatatu ejo bundi ndahita mbatamo kabisa. Irajya hanze. Hanyuma twege noneho reka duhite tugaruka kuri iyo ngiyo igiye kujya hanze. Witeguye gute? Ni gute uri kubyumva uburyo abanyarwanda baba bagiye kuyakira ikimara gusohoka hanze? Ndabizi neza uburyo bazayakira bitewe n'uburyo nayiteguyemo na idea cyangwa se na creation zigiye zirimo. Abanyarwanda ndetse na muri rusange bazabikunda cyane kabisa. Ubwo twitegure ko director cyangwa se shooterman wabafashe iyo video kabisa kazakora ibintu bizima, abanyarwanda tukayikunda, tukayilikinga, tukayisharinga no mu bandi bantu n'iki ubundi Nganzo Yaron akagera hejuru. Of course ndakeka ntago rwose bizigera bitinda kumenyekana. Ikigera hanze mwebwe nzahita mbona replusion y'ama comments bite mvuga ati check or no check. Kabisa umuhanzi aba ready kabisa amasaha yose ko aho amutungura hose yatagukubita amagapera. Bro, akantu gato cyane ariko akapera nka sample tu kuri iyo ndirimbo igiye kujya hanze tubanze twumva ibyarebye. Ja, nk'umuhanzi nyine nkuko wabyumvishe nk'inganzo nyine nk'umuntu ahora ni inganzo. Cola, darling. I wanna stay in your time, darling. I just wanna go with you, my darling. Nataka kuwa Yeah man, welcome my people. Okay, for sure nababwira ngo murakoze cyane kuri aka kanya gato mu mpaye tukaba tubashije gukurana ikiganiro. Nababwira ngo ibi bintu biri check fresh, icyo nkeneye ni comment zanyu mukampa like. Hanyuma iyo ndirimbo y'uyu muhanzi neje bundi giye gusohoka ntago ari kera cyane. Nababwira ngo kuri YouTube bandikamo nde Nganzo Yaron, wandikamo Nganzo Yaron and then ugatukora subscribe, ugabasha no gukanda kunzogera mbere kugenga igihe cyose ataye umuzigo hanze mujye mubonera kugiye guys. Nababwira ngo murakoze cyane, turabakunda cyane. Baby mbaro nsezera abantu barebye ino video. Biragoye. Basi babwire ko tubakunda. Turabakunda. Anyway, nanjye mbonera kubabwira mudukorere share and subscribe kuri YouTube ya Nganzo Yaron kugira ngo muze mubasha kubona ibihangano ndetse n'imizigo runaka twabashe gushyiraho. For sure. Okay, thank you so much. We out.